Olive arabizi twaranavuganye anampa umwanya ndamubaza kugira ngo mvugane nawe byagenze gute. Nabitekereje ko ari pranka mbonye urumva natangiye kugira ngo ni sérieux ko n'umugore urumva mubonye kwa Gerard ngo se reka numve ko kwa Gerard agiye kuvuga katari byo ndaje mubona ibintu biri serious banavuga ko ari byo nze narihanaguye nagize imuwe za fake ukuntu mbyanga ugerageza kumuvugisha se wumve ko icyo kintu gukimubaza tumaze tuvugana urumva ava gukora ikiganiro kwa Gerard naravuze ko bya bintu ushaka kuba ari byo ngo sinabikubwiye ngo abantu bose ngo batekereje ko ari prank ariko ukuntu ari kubivuga nk'abasi nta kibazo ufite umeze neza ngo nta kibazo mfite kumva umugabo wenyine ntago ari kumuvugaho ibintu byinshi oya ni igisebo usukuvuga ngo wabyemera ese ahubwo si iyo prank ntago irangira iyo umuntu avuze ko iya prank ntago ahita avuga ko ari prank akomeza kubireka mpaka igihe cyose impamvu nyine abantu ari kubivuga ntago nyine ngo kuri Instagram naye hose amafoto yanyu aracyariho no kuri iyo muze yanyu nimero ziracyari ariko abanyarwanda kuki bakunda amahane ninyasiba se ndaba musibye mu mutima wanjye cyangwa mu mutwe wanjye yes nongeye kubasuhuza umuryango mugari wa Clara TV show wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi nawe uri mushyashya no kuri ihangana kuri subscribe umuryango wa Clara waguke tugere mu 30 ariko target ni 50 jana oya gatatu kwisega nawe nukuri mukore subscribe mwamweretse urukundo ava ku bihugu ku gihumbi agera ku 28,800 rero kuba twakuze 50 nukuri mubikorega karo kora from zero to hero umugani wande umugani wa supermanager rero uyu munsi Clara yangiriye ubuntu angiriye n'amahirwe amumugisha wo kuvugira kuri platform tugiye kuba tugaruka ku bintu bimaze iminsi bitrendinga kuri couple imaze iminsi iri koroza kuri social media tugiye kuba tuyigarukaho hari bike agiye kuba yivugaho cyangwa se bike yabashije kuba yamenye nawe nk'umuntu agiye kuba agarukaho nka Clara ni ibitekerezo bye bidakwiye iby'abandi nimuze kubyumva nabi agiye kuba agira icyo abivugaho ngiye kuba namuha umwanya nanjye ndajya musapotinga agire ibyo abisobanura ku buryo umuntu kuri iki kiganiro aragira kimwe uri buze kuba yakura muri iki kiganiro mwakiriye mu kiganiro cyawe mwakiriye rero murumva ko ubungubu uretse se mwakiriye mu kiganiro cyawe kuri channel yawe ngo wayikaze so urakoze cyane urayihorana niyo wawe kaze ndarihorana niyo wanjye ariko nta kintu bitwaye ari igihe n'ubundi wawe nabwo bagwa karibu bitewe urumva ariko ubungubu ndibaza ko ari byo biri buze kuba ari byiza impamvu nahisemo ibi bintu ndaza kuraka abantu bazibuze kuza kubikunda ariko iyo umuntu ari kwivugana niyo mpamvu abantu bajya bambwira ngo ibintu byanjye ngo bisaba ngo kujonjora ngo ifi ukagenda urorora gake gake ariko nanone hari igihe nyine bigira umumaro kuko hari igihe usanga abantu bacu badukurikira ibintu bashaka kumva hari igihe bishobora kuba byaguta mu kaga ukaba usanga nyine uri buze kubabwira ibintu bo bishakira kumva ariko wowe uri kwita mu bibazo hanyuma rero niyo mpamvu ugomba kweditinga reka niyo mpamvu ugomba kweditinga ariko urumva hari igihe ushobora gusanga ibintu byose washizemo byose ugasanga ikintu n'uweditinga urasiba byose usange hanyuma warumbajije ngo kuri wari wantumiye cyangwa twari twabashije kuba twaganiriza aba bantu uvuga ko hari ikintu ushaka kuba wavuga kuri iyi couple ya Olive na Olive na James yego ngo hari ikintu wayimenyeho ibyo byose iyi couple impamvu tugiye kwivugaho yego nabo barifuza ko tuyivugaho guteze gutse ko urayakaraya tugendane neza umuntu ari mu bibazo guteze urumva iyo umuntu nyine niba ari ngo akomye urusyo ngo agomba gukoma n'ingasire ari siko bivuga yego gukomye urusyo akoma n'ingasire bivuze ngo rero ntabwo ushaka kuza kuri social media ngo uvuge ikintu ubizi neza ko batari buze kukivugaho urumva ikindi kintu nakubwira ntabwo
ntago umuntu wasenye ashobora kuza kwivugira ko yasenye cyane nyine ari kuri social media. Ubwo kugira ngo ufate umwanya wo kuza kubyivugira nuko ushaka ko hari abantu bari buze kuza kubivugaho cyangwa se abantu bari buze kugirira impuhwe. Urumva kuko urugo ubaye ubwo tubaye tutabivuzeho ubundi twakabaye aritwe twabimenye tukabyivugira. Sibyo? Ubwo rero iyo shareka nkubwire muri iyi mihanda watandukanye n'umugabo ntago byabura kuvugwa. Sibyo? Ntago byabura kuvugwa uko byagenda kose. So rero ntago ari we wakabaye ubu wa mbere kuza kuvuga. Ntago ari wowe uraninga ko yaba ari we intervenye mbere. Ntago nyine mbinenga buri muntu afite amahitamo ye ariko nta nubwo mbihamya ko ari bya nyabyo. Ntago mpamya nyine kwiriya nyine ngewe ndi kwizera ko biriya bintu ari prank kuruta uko nakwizera ko ari byo. Ukanarira gahogora kuri kamera. Ukanarira ukanahogora kuri kamera. Ahubwo nyine reka nkubwire tuvuge. Kara nagahinda no kuri kamera. Yari afite agahinda pe. Reka nkubwire buri muntu agira agahinda ke. Niba ngiye no kwibeshya pe. Niba nanibeshye kuko ngewe ni analyse zanjye nikoreye. Sibyo? Bidakwiye iby'abandi nimaze kumva nabi. Iby'abandi ari yega byo kunyumva nabi byo. Abantu urumva arago bajya bumva ibintu kimwe. Ntago bashaka kumva nyine hari abantu bashaka kuza kubyumva nabi. Ariko ngiye ikintu na desize nuko ntazakora ibigano ntuka nk'umuntu kunkora ikintu kuvuga ibintu nzi neza ko mpagaze. Hanyuma ibi ntago byari ibintu mpagazeho. Ikindi ngewe ntago ngewe njya nkora ibintu byo gutwika. Uzi yuko hari abantu babazi ko hari ibintu nyine umuntu akora ngo juste kwa gutwika. Bino nyine byo gutwika ngo arumva abantu bahimba indirimbo cyangwa se bashaka kumenyekana cyane barabikoresha nyine. Ariko hari igihe ukora nk'inkuru utazi kuri buze nyine kuzamuka ugasanga yazamutse mu buryo nyine ngo abantu bamwe bakabifata nko gutwika. Ariko ngewe kuri Clara TV show ntago habaho gutwika. Habaho vibe kuko yitwa show. Habaho vibe, habaho show, kuko yitwa show. Nyine habaho kuvuga ibintu nyine amatwi yawe nyine rimwe na rimwe atarumva ubundi n'abandi bagahita bakomerezaho. Aribyo biro bakunda kwita bagomba kwita iki? Twakomeje. Bakunda kwitanga amatiku. Twakomeje. Ndagenda bivuze. Oya buri muntu agomba nyine urumva buri muntu agomba kwita ibintu byo uko abishaka ariko pfa kuba ngewe nzi neza ko ibintu navuze mbizi neza mbihagazeho. Hanyuma niba ngibi ngewe ntago mbihagazeho. Ahubwo nanalizanye nikoreye. Hari n'umutipe tushaka kuzakorana ukunda kuba ari iyo by the mu kiganiro cy'ubushize rero basedeje ko urumva hari ikiganiro n'abakoreye ubundi. Kiganiro uheruka gukorana Dore Imbogo ujya gusoza wasezeranyije ko uri gukora ikiganiro na Olive. Warabivuze bati ejo mfite ikiganiro warabivuze turi gusoza. Urumva nawe mfite ikiganiro nawe. Yego. Ariko use hari umuntu wanjye twavuganye nyine ndabahuza kugira ngo bakorane imbere yaho nari ngishaka gucukumbura amakuru cyane. Urumva Olive arabizi twaranavuganye anampa umwanya ndamubaza kugira ngo mvugane nawe byagenze gute. Hari umudiaspora wanyatse nimero ye ngo nabona nimero ya Olive ndangije ndamuhamagara ndamubaza se nimero yawe nyitange ko sinya ntanga nimero umuntu atamuhereye uburenganzira. Yego. Noneho biba ngombwa ko mubaza nimero yawe nyine urumva ndi kumubaza ko ngomba kuyitanga. Arangije arambwira ngo nta kibazo yimuhe menye icyo ashaka kumbaza. Ndangije mpita mvuga ngo reka nanjye mubaze noneho ese ibintu nabonye kuko nibyo. Aranyemera ngo nibyo nakabaye narakoranye nawe ikiganiro twagomba kuzagikora na Samedi. Kandi uyu munsi ngikoze ku wa mbere. Arangije arambwira ngo nibyo. Ndamubwira ngira amakenga nabwo ko se ko nzi ko bino bintu ko hari ikiganiro cyacu twiye gukorana hari prank nigeze kubakorera nabasuye mu rugo iwabo. Urumva aranyine batuye ni Masaka. Arambwira ngo nibyo. Naho konzi kutazi kweditingira ibintu warabyize wahise ubimenya ko wakomeje kubikorera kuri channel yanyu bimeze bite ngo shango nibyo ngo nyine ngo yarabinyigishe ngo ndabimenya. Bikomeza kuncanga nyine mpora mu kantu nyine kakabazo nakisi ibintu nibyo. Wakuva n'uburyo ari kuvuga hari ukuntu amuvuga urabiza abantu batandukanye cyangwa se barakaye.
ntabwo wumva nyine ari kuvuga nk'umuntu, ntabwo bivuze ngo nyine umuntu mwatandukanye umutuke unamuvuge nabi, ariko ntabwo nanone hari uburyo, hari langaje ukoresha ukumva ko nta kibazo nyine ufite. abantu bakurikiye iki kiganiro bashobora kwibaza se ubundi Karara na Oliva umubano wabo ubundi umeze ute? Oya, nta by'umubano, nta mubano ngewe na Oliva dufitanye. Ni uko nyine dukora akazi kamwe. Mwahujwe na YouTube? Twahujwe na YouTube, urumva. So rero turakorana nyine bisanzwe nk'uko umuntu nyine mwakorana bisanzwe ari mu YouTube, ariko ataruvuga ngo nyine mufitanye ubundi mubano, ko narwo twayirukanaga kuvugana pe. Ariko urumva nk'uko ufite nimero y'umuntu, ureba statize, ureba ibintu nyine byasohotse se, ubwo rero urumva byabaye ngombwa nyine ko ngomba kumenya ibyo bintu. So rero impamvu ndi kuvuga ngo biriya bintu ushobora kuba ari prank, nabitekereje ko ari prank mbonye, urumva natangiye kugira ngo ni serieuse ko n'umugore urumva mubonye kwa Gerard, ko se reka numve ko kwa Gerard agiye kuvuga ko atari byo, ndaje mubona ibintu biri serious banavuga ko ari byo. Naramuhamagara, yabanje kwaka ikiganiro ngo azabivugeho kuri channel yawe. Ntabwo yabinyatse, nakubwiye ngo wabimenye ute? Naramuhamagaye kugira ngo yabanje kubikora kuri channel yiwe. Ndangije ngenda muhamagara, urumva hari umu diaspora wanyandikiye azabona iki kiganiro, wabisobanuye. Ubwo nanjye nyine bitamubaza. Hanyuma mbonye yakoze ikiganiro kwa Gerard buriya ni umuntu fata nk'umuntu uri serious, fata nk'umuntu nyine utapfa gukora ibintu by'amapranka, ko Gerard twarakoranye nawe twiye gukorana ikiganiro, anama ikiganiro. Ni umugabo nyine uri ubona nyine uri serieux, uri w'inyangamugayo nyine, ntabwo muzi muzanga usanga ari kubona ubuntu bwo kubeshya nyine bw'amanyanga atabukora pe. Ndaje mubonyeyo bona ari kwemeza ko nyine ibyo bintu ari byo. Ako nareba amarira, nareba ngo umugabo ngo n'ubundi agarutse ngo namwemera, nareba se ibintu. wowe umuntu w'umugore umugabo yataye wakwifata ukavuga ngo umugabo agarutse nabyemera, utazi n'ikintu cyamujyanye, uvuga ngo nguramuhamagara ngakakupa, akanapostinga abandi, nguramuhamagara ngakakugira nabi, ngakanapostinga abandi bantu. Mutekereze neza nama abantu nanone tukajye ngewe iriya prank nigeze gukoresha ubundi mvuga ngo twatandukanye, wasoje hano notsoza babwira ko ari prank. Niyo mpamvu abantu babigize serieux, nanjye nagize ni prank zandi zo kubeshya. Nsoza video ndemera ndayisoza bareka ndebe ukavuga ko ari prank, kuko nabonaga amakomenti abantu bari kuvuga sha sorry ese ntago ari prank bya bindi byanyu. Noneho n'abantu n'uwo mu diaspora nyakanimero yarambwiye ngo se ngo ubundi ngo batandukanye boko ngo cyangwa ni za prank zanyu. Urumva ngewe prank nshobora gukora ngiye kenshi n'ama prank yanjye abantu barabizi, ni uguhamagara umuntu ayo nagiye nkora cyangwa nkayikora umuntu nyine twicaranye bizi neza ko kamera ihari, ko sinya niyumvisha prank ushaka gukora nyine cyese ufite twa dukamera dutoya twa GoPro. Naho undi sino kamera watereka ahantu umuntu atari ko kubona kamera iri kumuvinga, biragoye. Bigoye akenshi na kenshi usanga nyine ama prank abantu bayapanga pe. Usanga abantu nyine bayapanga ariko usanga atari kamera imwe bisaba amakamera menshi. So rero ngewe nuko nguko nyine ntago nshobora nyine gukora prank, urumva umuntu nyine arambashe ngo ni za prank zanyu. Rero ngewe nimubona navuze ku muntu ntimuzumve ko ari prank namukoreye, cyangwa se ngewe ikintu nikiba ari prank nzajya nsoza kamera mvuga ngo nzajya nsoza video mvuga ngo ni prank. Ni nayo mpamvu ya video nyine urumva nabikoze kuriya. Ikindi ntabwo nyine ngewe hari abantu nyine bahitaga bavuga uri kwiyatura ibintu bibi iki n'ibiki, ariko ntabwo ari ibintu nyine umuntu aba yifuza tu. Ni nayo mpamvu nyine natungwe no kubona umuntu nyine yatura bino bintu akumva ko ari nabyo nyine bakabikonfirma. Oliva afite YouTube channel yacishagaho ama content as couple. Ese ubona Oliva tewe n'ikiri kuvuga biriya bintu n'agahinda, ni situation yari arimo, ubona bitewe n'ikindi kuba yakoze biriya bintu? Ikintu cyabiteye ndatekereza ibintu bibiri. Abantu baze kumbabara cyangwa se nabo nibaza kuri ikiganiro bihangane, ko biba bigoye ko umuntu wamukora ikiganiro ntakirebe. Hanyuma ajya kuri channel yabo urebe video yaherukaga, views zari zerutse. Wenda ndebere nka video nk'eshatu cyangwa enye. Urebeho hanyuma ndakubwira ikintu ntekereza ko cyabiteye. Nyine urumva ikintu ushaka kuvugaho birashoka ko bashobora kuba bari barabonye ko
views ziri hasi bagashaka gusa nk'abayikangura channel yabo. Nayigezeho ubu ngubu channel ifite 13,300. Bivuze ngo abantu bari no kwiyongera. Aha. Mbere yuko akora kiriya Oliver mu gahinda kenshi yavuze Igo mbere yuko akora kiriya mbere yuko akora kiriya yarafite ko video yarafite views zingahe? yarafite ikimaze iminsi 3 ngo gifite 43. Oya 43 yari ari kuvuga kuri ibyo bintu bya reba. Oliver ashize kuri hanze ku mukobwa okay sorry Oliver agarutse kuri kamera umutima okay n'ebyiri yakoze. Reba nyerezi inyuma amaze kuba 3 ubu ngubu ni musa aricyo yasohoye. Ari kimaze 2 week cyagifite 2,000 ikimaze 3 week 5 4 week icyabiri 4 week 3 ikindi kimaze ukwezi 4,300 n'ikindi kimaze ukwezi gifite 12. Izo zose yarari kumwe na James. Yego rero reka nkubwira mu by'ukuri YouTube mbone no kubwira nyine abantu dukora akazi kamwe niba ubona utagira views burangiye yo nkoze ikiganiro nkabona na views cyageze ntago nyine abantu bawe barenterese kuri ibyo bintu wababwiye siko kuri yego cyangwa se baraza bagasanga ibintu wabasezeranyije titre wabashiriyeho sibyo bintu basanzemo imbere bakagera bakakubona nk'umuntu uhora ubabeshya. Ego rero abanyarwanda abantu urumva twe turibwa n'abanyarwanda kenshi. Umunyarwanda aza kureba ibintu nyine iyo ufite ikintu wereka umunyarwanda arakireba niba ntacyo ufite ubwira abanyarwanda nacyo nyine. Ngewe ntabwo nya ni blaming ngo nashizeho video ngo abantu ngo bakuvuyeho ngo barakwanze oya kuki se ushiraho ikintu bakakireba kuki se Oliver yashizeho ko yatandukanye n'umugabo bakamureba nuvuga ko babibonye sibyo bagize amatsiko bavuze reka tuze turebe koko ibyo bintu ari kuvuga niba ari byo. Rero niba batekeye inyama bakabona nyine izo nyama washizeho ngo urateka inyama ni nziza umuntu wese ukeneye kumenya uko ateka inyama araza kuza kubireba sibyo. Rero binatandukanye nuko iyo washizeho ku ifoto uri kubyumva ku ifoto ku muntu uri bize ngende kukumva ku ifoto ushobora gushaho ifoto ngo watetse inyama bafungura bagasanga nta nyama watetse. Icyo gihe abantu bazareba ko babonye views kandi ntazo bakanzeho gusa bagahita biviraho. Rero iyo video nta n'amafaranga igira wari ubizi abantu 500 bakanze ku ifoto kuri video yawe gusa bagahita bavaho. Iyo video nta kintu afite ibwira abanyarwanda nta mafaranga nyine yaba ari buzeho. Bitandukanye no ko umuntu yaba afite 10,000 urumva umuntu yarebye video akayirangiza yaba ari bukurusha amafaranga kuko ngo waba yabasikaminze. Yego urumva nyine abo bantu nagwa barebye video yawe ni nayo mpamvu urumva ngiye nawe nyandeba nyine umuntu ngo nkange ngo yabonye ngo views nyinshi we ni ubuzi muri dashboard iwe ukuntu byifashe ni ubuzi ngo ese akazi ndi kugakora cyangwa ndi kubeshya beshya. So rero niyo mpamvu nyine urumva umuntu abakwiye nyine bino bintu kubishiramo nanone ubwenge ntutegereze nyine abantu bari buze kubera iyo video imwe ngo atandukanye utekereze no ku bantu bazatekereza ku bintu uzajya ubabwira bakumva ari ibinyoma. Ibi arabikoze wenda we ntuzi purpose yarafite cyago twamucira iteka ushana gusanga biri nariyo ntabwo tubizi tuvuze cyane ko wavuze yuko nabwo utabihagazeho ntabwo tubizi wewe twabita ari ijambo kareze ko ndakoresha ngo ni metero ni metero wateraga ariko ntabwo twamucira iteka bari nabyo akomeze kugira kwihangana. Yavuze ko umugabo azana kuba ari ikiganiro abaye ari kukireba yangira n'impuhwe kuko niba ari byo ntabwo tubizi. Oya ntashareka nkubwire nubwo yego nabiza ko barasibyo na oya aramarira kara none numiwe hari ikiganiro yashizeho uyu munsi niho hano na confirm yavuze ngo n'umugabo ngo ndamukunda ngo I still love him ngo sinzi nyine numva yari gusubiza uramu hari umurokore yari masubiza sinzi namubona pastor urumva ngo I still love him ngo niba ngo nibyavuze ra ntabwo nigeze nyireba ndacyamukunda ngo nzakomeza mukunde ngo bro ariko rwose ariko kabagore tuziranye ninde mugore waza kuri social media akavuga uburyo agikunda umugabo yaramutaye icyo gihe cyose. Ibi bintu urumva ni ibintu bumvikanywe n'umugabo tureke no kujya mu bintu byinshi.
ibi bintu abaye ari prank urabona ntacyo byangiza ku muryango nyarwanda, umuryango muri rusange. nahita nyine n'ubundi ntabwo bizatinda ko babitwereka ko ari byo. Urumva iyi prank ukuntu rero ubundi igomba gutegurwa, buriya ngiye nyimajiniye, buriya hagomba kuzagaruka umugabo n'umugore bajya kwa Gerard bakisobanura ko Gerard buriya banamukoresheje n'ibintu bitari byo, ko Gerard ntabwo nibaza ko biriya bintu yabikora bizi neza ko ari byo. Bamubeshya se nawe? Ntabwo Gerard yakora nyine, rumva kumubeshya ariko abizi neza ko batatandukanye, ntabwo yabicaza kuri kamera. So rero hari igihe usanga abantu bamaze n'igihe batajya no ku yandi macano. Urumva umuntu ufite platform nini aguhamagara abona ko hari ikintu nyine ufite cyo kubwira abantu bazakureba. Hari igihe usanga icyo gihe wenda batarabona uwo mwanya, bakaba ari byo bintu bifuzaga ko amacano yose atangira akabakina bakabareba, ariko ntabwo nibaza ko wakwishimira ko abantu baza kukuvugaho ko watandukanye n'umugabo. Okay, amafaranga ari kuyakorera, it's okay. Njye nagira ngo urebe ibi nta ngaruka mu muryango rusange nyine. Rero abantu babakurikiranye, abantu bafite kiriya kiganiro bagera mu 180, right? Sinzi barabanza nkajya bihangane gatoya. Urumva target bo bashakaga barayigeraho, ntabwo ari bure abasubscribe biyongera, cyangwa se hari n'abantu batari babazi babamenya, sibyo? Hari igihe warapfunze imitwe nyine byaranze, waravuze warakoze icyo, ariko ukabona abantu ntabwo bari gukurikira nk'uko ubishaka. Kandi ngewe urumva iriya famiye 192 iriya famiye ushobora gusanga biriya bintu ari byo bakora YouTube. Niba ntibeshye simbizi, ntabwo mbizi neza, ariko aho meruka ari byo bintu nabonaga bakora nyine, nibyo bintu bakoraga, ni YouTube bakoraga umugabo n'umugore, sibyo? Niko kazi kabatunze. Rero biba bigoye kwihanganira ko ubona nta views uri kubona kandi ari byo bintu bigutunze. Of course urumva bafite abana. Nanone kuza kurira bagapininga link yawe, kuza kurira bakapininga link yawe, kuza kureba gute? Kuza kurira kuri kamera bagapininga link yawe, mukurikire channel. Twikomereze. Oya urumva kwipininga nta kintu byabitwaye, byari uburyo bwo kumusapotinga. Ibyo ndabyumva. Kugira ngo nyine urumva ngo channel niyitunze abana. Ariko ukibaza channel murayihuje, nimero za James ziracyariho, platform zabo zose ziriho, amafoto yabo, ibyo bintu ntabwo bimakinga sense. Hano umuntu ateye komantere umuntu ngo wakunze ukuntu rivarira ngo namera. Ako share amarira, ako rero hari abantu batanazi ko Oliver yakinnye film. Biroroshye rero kuba Oliver yashaka amara akayikanira kaza. Yani breaking. Ngo narizi ko murakomeye, ngo ariko ndacha ari jare. Mana yanjye nge niba ari n'ahantu rwose mvuze wenda ibintu bitagushimishije umubare, ariko ibi bintu ntago nagatwiko pe. Niba target yabo niba bayigezeho kugira ngo bigumye kuba binini cyane, target yabo barayigeraho ukwezi kumwe. Bahita bagaruka. Bimaze iki? Bahita bagaruka. Abantu bahita bongera bisubirireyo. Ibyo bintu bimaze iki? Ikintu bibasaba rero ngiye numva nabagiramo inama, nibashake content bakora, sibyo? Bashake content bakora nziza, bajya ahantu nyine bashaka ama content nyine apana prank. Ntabwo reka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru wajya wereka abantu prank. Ese ibyo bintu bibaho? Ntabwo abanyarwanda ushobora gubereka ngo ni nko gukina wenda nka filime ukajya ugikinira mu nzu udasohoka, abantu bagera bakarambirwa iyo nzu. Urumva abantu bakeneye guhindura, nyine bahindure, ubereke ibindi bintu nyine. Buri munsi ushuka babwira ngo uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bijumba, ejo ukongera rero n'ibijumba uyu munsi turabironze, ibyo bivuye noneho rero ibijumba turabitetse. Ibyo bijumba ntabwo bihinduka, bakeneye ikindi kintu mu matwi yabo, bakanareba ibindi bintu, sibyo? Ikindi nyine abayasebeje nyine n'abadiaspora muri rusange, kuvuga ko mu diaspora nyine ari we wamutwariye umugabo. Hari abantu bahita batekereza hari abantu deja bamaze gukora ibiganiro bavuga ngo abadiaspora barahemuka, kandi tuzi neza ko abadiaspora bari mu bantu bareba ibiganiro byacu, bari mu bantu basapotingana cyane. Ubu hari n'abadiaspora batangiye kumuha amafaranga, bamugiriye impuhwe. Rero byababaza cyane kuruta uko aho kugira ngo ukore prank nk'iriya ubaye ufite wenda n'ubukene n'urugero, sibyo? Kuko nabyo birashoboka. Aho kugira ngo ukore iriya prank imeze kure, waza ukabwira abanyarwanda ko ukeneye support bagufasha, ukabwira nka Gerard. Kari abanyarwanda uzi ntubazi wowe? Oya, abadiaspora
habamo abaguca intege ariko harimo n'abagusapotinga. Yabwira Jade akamubwira ati ntago tumeze neza mu rugo, situation ntago zimeze neza, waduha support tukavuga ikibazo dufite, kuko ntago mbizi neza babaye ariko kazi konyine bakora, ubukene bwo bwaba buhari, kuko urumva views ntago zari zihari. Urumva rero ku rugo birashoboka ko hari igihe nyine wavuga bati se akazi kacu ko katari kugenda neza, ni iki twakora, ariko icyo kintu baba batekereje nyine cyo gukora yase ntuzi ko abacuruzi bagira trick, yase ntiyaba trick imwe mu zo kugira ngo nyine bacuruze, gucuruza nyine ugacuruza urugo rwawe se, kandi nyine niyo option babonye ishoboka. buriya reka nkubwire iyi video hari abantu bazakomeza kumurebera mu ishusho yuko nyine yatandukanye. Hari abantu batajya banarangiza amavideo, batajya bamenya ibi byabaye, batajya bamenya ngo ibi n'iki n'ibiki, banakore follow up y'inkuru. Ikindi kuba umuntu w'umugabo, kuba umuntu w'umugabo yashyigikira umugore we kuvuga ko yatandukanye, ngiye ibyo bintu ugiye kubimbwira nakubwira nti wegenda wari ubivuga ko dukora akazi kamwe, uvuge ko nanjye nagutaye. Wenda babizi nuko abagore bo bagira influence nini, babizi wowe kuri YouTube. Ariko wa mugani hari n'igihe wasanga barabivuze umugore akavuga ati uvuga ko ngera gutaye banuke, ugasanga nyine babivuganyeho. Anyway, ibintu ndi kuvuga ntago mbizi neza ko wenda ari cyo kintu cyaba cyabiteye, ntago ndi kuvuga ko wenda ikintu cyaba cyabiteye bwari ubukene, ko urumva impamvu uvuze ubukene. Hari abantu banditse muri comment ngo yego ko mana ngo cyakora mana ngo ubukene ngo buzatuma ngo abantu ngo niba ngo bivuga mabi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero urumva uramutse usanze ari cyo kintu cyabibateye sha nyine yaba ngiye buri urugo ndufata nk'urutekerezwa nyine n'umugabo, guhimba ibintu nka biriya nyine bitabayeho ngo ni ugushaka amafaranga, nta kintu nambona nyine byaba bimaze pe. Abari nabyo tugumye nukuri bagumye kwihangana, Oliva agumye kugira umutima ukomeye. Yewe urumva ni nayo mpamvu gukora ikiganiro mbere mvuga ngo ndi kubihanganisha cyane byangoye, abantu nasanga baramprankinze ngasanga nararize narihanaguye nagize impuhwe za fake, ukuntu mbyanga ugerageza kumuvugisha se wumve ko icyo kintu gukimubaza. Turega tuvugana urumva ava gukora ikiganiro kwa Gerardine naravuze ko bya bintu ushaka kuba ari byo, ngo sinabikubwiye ngo abantu bose ngo batekereje ko ari prank, ariko ukuntu ari kubivuga nk'abasi nta kibazo ufite umeze neza, ngo nta kibazo mfite. Kumva umugabo wenyine ntago ari kumuvugaho ibintu byinshi. Oya, ntago tuvuze ko wenda umuntu mwatandukanye ugomba kumuvuga nabi, ugomba kumutuka, ariko hari akantu kaba kahindutsemo tanatandukanye, hari ukuntu warakaye kabisa. Rero ntago waza kuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo amadiaspora ngo arifasha atwara umugabo, ariko waramuvugishije wumva ubuzima ni bwa bundi ni bisanzwe. Ariko reka nkubwire ikindi kintu, abadiaspora nabo barabifatiye baragowe pe. Guta umudiaspora yaza agatwara umuntu w'umugabo ufite abana babiri, ufite uruhinja, uwo mu diaspora kuko nawe ntabwo yabatekereza. Nge ndibuka umbwira ibyo bintu wahise ugira umuhati yo tugasize abana babiri koko. Urumva nayo narahangayitse nkibimenya, ariko uko buri munsi agenda akora video ziri kunca intege. Njyewe nari nanamuvugisha namwene nzaza nkurebe, ndi no kumubaza nyine se umwana ageze amezi angahe, ndanamubaza n'inyera yambara ihe pampa, nyine urumva ntago nari kujyayo nyine imbokoboko. Ariko rwose reka mubwire nacitse intege, ngewe bino bintu mbihaye amezi 2. Before you gukora ino video wanje bwo kumuvugisha? Ntago namuvugishije, umuvugisha ikize. Yishaka video yiwe na ukaza kumva ati ibi ntago ari prank bose kumukunda kubwira. Twambwije ukuri nk'umuntu w'inshuti yanjye. Reka keretse ahubwo mpamagara nganisha prank ni ya nyayo nayivumbuye, mamuhamagare turebe. Agandi prank ni ya nyayo nakuvumbuye. Maturebe muhamagare numve mgendisha prank koko. Abantu rega ngo bagiye bagira ngo burango nanjye ngo naratwitse. Minsi ishize abantu bagize ngo naye naratwitse ngo nashango karekare hari umuntu wifuza kwamara mu bintu biburiye, nta muntu byifuza wapi. Ahubwo nuko umuntu binaba expecting atari ko nyina bibona tu. Nayiriyo
kanze ndebe Olive ugiye kuba tumubaza twumve kuko ushobora gusanga nyamari yaruma ari ibyanyabyo karara biki ari ibyanyabyo aha reka nkubwire niba ari ibyanyabyo ntabwo yaba agira agahinda umugore umugabo yasize n'umwana noneho agahita aza muri video avuga ngo ngenga abantu uri bitese meze bien uri home se uri home Sandi mu rugo. shaka abantu ko nabonye abantu bari kuvuga ngo ni pranka ni ibyanyabyo cyangwa shaka wadupurankinze tuvugisha ukuri Reka nkubwize ukuri. Abo bantu bavuga hari n'umwe wakubwiye ko anzi basi. Hari n'umwe wakubwiye ko anzi. wowe uzi impamvu se ngende kubikora natangiye kugira amakenga ni video nabonye washizeho uri kuvuga ngo uracyamukunda ngo wanamu kuba nkimukuru. Ako reka nkubwire ka. Umuntu wamwanga kubera ko yagutuze. Ukifata ugahita umwanga. ngo niyo yagaruka ngo ibikesha nyine uburyo nyine yagaruka nyine none se reka nkubwire njye n'ubu nasubira mu sibyo ukunda umuntu iyo ukunda umuntu ntabwo umwanga kubera ko habaye kereka asize hagati nk'imyaka 5 ushobora kurekura akavuga ati ndamwanga ariko se niba nkimukunda mbizire ahubwo se nabivuze kuri video yanjye gusa ko nanabivuze ahantu henshi no kwa Mbabazi narabivuze ndavuga ati ngenda cyamukunda sibyo ntabwo rero kuba yansize bivuze ko nahise mwanga cyangwa ngo mwanze kandi nanone ntabivuze naba ntanze ubugari ku bantu bose bampamagara bo babiri none urateganya ko aramutse agarutse mwakongera mukabana mukanakorana video nk'ibisanzwe akavuga impamvu ntabyo sinzi ko wenda nagaruka gukorana nawe kucano simbizi ibyo ntabwo nari nabifatira n'umwanzuro kuko ntabwo ndi ubwanjye ndatekereza umenye ngo uyu muntu azagaruka ntabwo uzagera kandi nanone niyo yagaruka ntabisanga ibyo ngibyo mubonye bigakorwa n'umuntu ntabwo yapfa kuza kujya ngwino kubera ko bahita agaruka na n'ubu ngubu ntabwo muravugana se ntabwo turavugana ariko nabariya abantu barimo kuvuga ari amagambo hari ibinyamakuru ndi kubona bari kwandika inkuru ntazi umuntu akifata akavuga ukuntu atuza akavuga n'ahantu kandi mu by'ukuri mu buzima bwari bwanjye niyo bintu biri kumbabaza gusa nyine hari abantu bashaka bisi bashaka na viyuzi natesetse nabihorera kugira ngo yenda bakakunze nabavugaho bakabona ntibavuge uko bumva bashaka bavuge bantuke bakora iki ariko urumva nyine iyo wasohoye ibintu nka kuriya baba bari bukuvugeho nyine babyumvikana ko bari bukuvugeho nta nubwo byambabaje ikintu kiri kumbabaza ari guhagarara agahamya abatekereje ko nawe washakaga views se na subscribe ngazima aho ntuye ni umuntu ubona bwa mbere mu maso yanjye na cano ntarimo oya biriya by'abantu kuri YouTube bijya bibaho nese ngiye ni hari n'abazaga bakavuga ko ari aba ex banjye ibyo ngibyo byo bibaho urumva ibyo byo abatekereje ko bashakaga gutwika none se ori ibaze abantu batekereje ko nyine ngo ari ikibazo nyine cya views cyangwa ashaka gutwika nabwiye ko nabuze views hari video nigeze navuga distance kugera mu gihumbi cyangwa bibiri ubusa n'indege nyine wabonye ugira izo views ubuse izo views ubundi k'iyo hit yazikarangira byazahoraho nazahora mvuga ko yantaye kugira ngo izo views ziboneke abantu bashaka gutwika nibatwike uko babishaka bavugisha ukuri cyangwa bavugisha ibinyoma ni akazi kabo ibyo ngibyo shangiye nanjye nata urumva ko ukuntu nabonye video wari wakoze y'uyu munsi uri kuvuga nyine ngo nyine uracyamukunda n'iki mvaga ngewe urumva nyine kumukunda ntabwo byahita bigenda ariko navugaga se kumuna wagira ngo arakomeye ntabwo ndi kukumva wagiye kure ya phone ndi kukubwira ngo
ngo nzahora ndira kugeza ryari shangiye niba ari kandi ndakomeza. niba ari byo ni ukuri ebana ukomere kabisa. Njyewe biri kuncanga umwanya umwe ndi kumva ari byo ubundi nkumva ni pranka wese. Reka nkubwire wowe ukiza nuko ufite nimero yanjye, hari n'undi munyamakuru umpamagaye, aba banyamakuru ni inyangamugayo ndanabikunze kuba wahamagara ese bimeze bite, ariko kuri ifoto ukagenda ukajya imbere ya utazi noneho nabonye wagira ngo sinzi navuga nabi inde buriya witwa Bosco se? ndabika Bosco ariko nagatwika bashaka nabone views azibone kubera ko yavuze amagambo atari neza ko yasibiswaga akajya noneho umuntu ahagarara yavuze ngo nyine ngo mwabeshyaga nyine ngo ntago ari ibyo ngo umugabo ni nawe ugukamera. kamaze nanjye ncuruza mu binyoma akora icyo avuga nabi agira iki ariko agabanye gutekereza abantu. Ariko nawe ndi kwibaza ukuntu yari yanamugisha no mu buzima bwanjye ngo byahagarara ngo avuge ngo nabeshya. umva none se ejo nzakurebe se twikorera ikiganiro. umva narekeye gutanga ibiganiro ku yandi mashano pe. narekeye ndashaka gukoresha ishano yanjye kuko ibyo natanze birahagije byazengurutse henshi. icyanjye cyahise kiburizwamo. wumve ko nahise mbireka kuko nabonye n'ubundi. oya ariko ntabwo nakurenganya kubera ko wari wakimaye nuko nyine nahise nyivunjamo kuriya ntabwo nakurenganya. nta kibazo ariko umva rero ubwo rero reka ngiye gukora ikiganiro mbivugaho ubwo ngenze kuvuga ko ari ibyanyabyo atari prank. uvuge ko ari ibyanyabyo kuko ni ibyanyabyo njye ntabwo ako nanjye nari ndi kwibaza ukuntu wakwifata ugashiraho umuntu w'umugabo igisebo gutyo ngo yaragerega ni igisebo. umugabo wabyemera yose ahubwo si iyo prank ntabwo irangira iyo umuntu avuze ko ari iya prank ntabwo ahita avuga ko ari prank ikarangira akomeza kubireka mpaka igihe cyose. impamvu nyine abantu bari kubivuga ntabwo nyine ngo kuri Instagram naye hose amafoto yanyu aracyariho no kuri iyo ntuze yanyu nimero ziracyari. ariko abanyarwanda kuki bakunda amahane n'inyasiba se ndaba musibye mu mutima wanjye cyangwa mu mutwe wanjye agumaho ntibategereze ko nyasiba ntayo nzajya bazumva ko ari prank kubera ko nasibye amafoto arumirwa. ngaho komera rero reka muri kiganiro ubwo ngubwo ubwo reka mbyemeze kuko ngewe numvaga nyine nafite ibintu ndi bwemeze cyangwa mpakana. nibe nawe basi uranampamagaye imbaga ukuri kuko urumva ngewe numvaga iyo ntaguhamagara nari kuvuga nyine kuvuga ari prank ariko niba ari byo kandi nivuganiye nawe reka mvuge ko ari ibyanyabyo nyine ubwo ukomeze ukomere. abantu se barimo baracyari kugutesha umutwe w'aba diaspora. byaragabanutse abenshi ntabwo ngikunda kubitaba. narabaretse ntabwo nyambavugisha. sawa noneho uwo mugore na n'ubu ngubu ntabwo wowe ugira nimero ye se uwamutwaye. ntayo mfite. umutipe se nimero ye iracyariho umugabo? oya ntayiriho. ubu ntayiriho nanjye wareka nawe muhamagare numve. ntayiriho kandi agira nimero yawe niyo wamuhamagara urumva yawe. ntabwo yanyitaba. ariko nawe nibaza ukuntu wagiye gukora ibiganiro kuri Gerard kandi Gerard nzi ko atajya agira ibintu by'amanyanga. Gerard muzi ko agira ibintu by'amatiku. reka nta n'amanyanga agira ubwo nyine aba ari amatiku ubwo niwe waba wamubeshye. reka namubeshye kandi nanjye ntabwo natinyuka kujya kubeshya umuntu w'umunyamakuru nkuriya wiyubaye. umunyamakuru w'u Rwanda rwose uhararadiye urumva ari ibintu najya gufata byo kumubeshya. waba umukoresheje ibintu bibi. abamukoresheje ibintu bibi yaba ari mu shasheri ngaho turi kumwe rero reka mvuge ubwo turaza kuvugana. komeze gukomera nyine wihangane urumva nyine abantu bose
bari nyine byabacanze ukuntu nyine ngo wari we wihitiyemo nyine kubivuga. Ese ubundi kuki utashatse undi muntu ngo abivuge? ushaka undi muntu wishyize ndajya gukodesha undi muntu nta muntu wanjyewe ngira. siko numva warakaye noneho mukabyara. uya njye narakaye uzi ikintu cyambabaje njyewe nibara abasipe bari kugenda bahinga ibintu by'ibinyuma batazi. ego ko kuri YouTube we ntabwo ubizi, baraje bavuge ko wanasambanaga cyangwa se bavuge ko yasambanaga, baribuze guhimba, abahimba bo baba bahari buzuye. umva ndabyiteguye 100%, ntabwo bizankomeretsaho n'umuntu n'umwe basi ngo numve birambabaje ngo numve birankomerekeje. urumva nibyo nyambwira abantu, ntabwo umuntu ashobora gufata decision yo kujya kuvuga atabanje kwitekerezaho nyine n'ibintu agiye kuvuga. nitekerejeho kandi social media ndayizi, nta kurenga mbimazemo, narabyakiriye. baravuga bagereho baceceke, ntabwo bizahoraho. turaza kuvugana nari ubwo tuzaganira nyuma nta kibazo. sawa. umva ko twumvishe verisiyo yiwe ariko ni byiza. verisiyo ye urumva Olive verisiyo ye aracyatsimbarara aho kugira ngo ngewe nkwame mvuge ngo umuntu ntabwo ari ngo ntabwo ari prank ngo ni prank kandi we yivugira ko ari byo. ntakwemeje ibyo umuntu yivugiye ku giti cye. sana kana wamugana n'umugabo akanakuraho telefone twibutsa abantu yuko muhamagara umugabo we, reka ngo nimero y'umuhamagara wumve ko iriho. twibutsa abantu yuko wavuze yuko ni ibitekerezo byawe kuri kubitekereza, ntibakumve nabi na Olive ntakumve nabi ibyo wavuze ukatinze. iyo niyo nimero ya James, muhamagaze telefone nawe yawe. atubwiye yuko nimero yiwe yambwiye ko nimero yiwe itacamo kandi ngewe nanamuhamagaye batangiye itaba kwa kayifite. gatwumve mukompoze muhamagare twumve uko bimeze. twumve ndi kumuhamagara ni James nimero y'inyarwanda. twumve ntabwo ari gucamo, ntabwo irasona. niyo turi guhamagara tubwiye ko nimero uri kumuhamagaza nimero yanjye, nakubwiye umuhamagaze. ngere bahamagaje yawe, nakubwiye umuhamagaze nimero itari yanjye kuko urumva madamu waravuze ngo njye muhamagaje iyanjye yahita abimenya. ntiyakwitaba. guys rero ngera mbabwiza ukuri ntababeshye, nanjye numvaga ari prank, ariko nyine ngewe sinshobora kwifata ngo mpamye ibintu umuntu wativugiye. gusa azaramuka aje gukora ikiganiro akavuga ngo byari prank, hashira amezi 2 hashira 3, bizaba ari ibintu bya fake kabisa. bizaba bikabije, bizaba ari ibintu nyine ntabwo byaba ari umuryango pe, ntabwo yaba ari famiye ishyigikirana mu kinyoma igashyigikirana ibintu nk'ibyo ubu niyo mwaba mukennye gute, niyo byaba habaye iki, mugomba guharagarara nyine n'umugabo agahagarara ku ijambo akavuga ngo urumva ibi bintu bituma n'umugabo umugore bamutereta bamuhamagara buri kanya. nimero compoze hari umutipe ashaka guhamagara, mpamagara umutipe aho ngaho kuri phone yanjye wanditseho Heaven, ajya bagakorana prank. umva dufitanye ikiganiro ariko reka nze muhamagare ubundi nkomfirime neza, kanze muhamagare niba atari ariko yarambwiye ko ari bari kumwe. Heaven Center Manzi Heaven Center nayihamagaye iyo nimero twe twavuganye, nta muntu twavuganye. Heaven prank yego muhamagaze yanjye nta kibazo, muvugishe reka muhamagare ntari kanze mubwira ariko ibintu byanyu murimo no ko ari umushuti wawe mwaretse prank kanumve ko yitaba. guys ngereka nkubwirisha ibintu kiye nibyo bintu bya mbere byanyumije mu mateka. Hi. Shagwaiza yirosha. Wow, nene twaka. Karamana, umuntu abeshya nkaguriki. Nahita ninya abantu. Kitare barambwiye ati iryo urwara. Karujumburire.
yanze still my aha ibi bintu dutware verisiyo y'umugore gusa tudafitiye umugabo umugabo telefone ye yayikuyeho narinje nzindutse mwa bantu nzindutse nje kuvuga ngo iyi ni prank ya danje ariko bindi ibitekerezo njyewe ikintu gishobora kunyemeza yuko iyi prank ariyo umugabo se iki cyatuma kureba telefone yiwe umugore ari kumuhamagara cyane cyangwa abantu bari kumuhamagara cyane nanjye nibyo biri kunyobera ikindi yakanayerekeyeho bagatubira ko inimero iri hanze y'igihugu ese yavuze ko yagiye hanze nawe kutangiye aravuze ko yajyaga no mu diaspora oya mu diaspora yaramutwaye ariko yamutwaye aracyari inaha cyangwa bamugane yaragiye yuri indege osharukana none se tube verisiyo imwe rero nayo igora nta muntu n'amakuru n'ugomba gusohora verisiyo iba undi bari ikosa muri etike z'abanyamakuru verisiyo y'umuntu umwe ni ikosa verisiyo y'umuntu umwe se wowe ko yavuze nyine umuntu umwe ku macano yose nyine verisiyo nyine wumva twebwe dushyize muri confusion urumva uriya umugabo bebye twamenya verisiyo yiwe ikaba ari inkuru iri balance verisiyo rero ukuntu bimeze iyi nkuru niba ari prank bihaye amezi abiri niba ashaka kuyarangiza atatakinagamo kuko ubu ngubu ibiganiro agiye kujya akora agiye kujya aza asubiza umuntu wavuze bibe content bisaza siko bimeze kuko urumva azageza avuga ngo uyu ngo yavuze ibi ngo ariko nkawe kuko wavuze ibi kuko niko nabo nyine yatangira urumva arimo aravuga ku bantu bamuvuzeho ariko ngewe reka nemere ibyo agiye kuza part 1 agiye kuza part 1 part 2 part 3 oya bira ntago birase nini nuze birase ni inkuru yazanye nyine we ni kandi ari inkuru nyine igiye gukururuka nini part 1 ibintu bigiye gukururuka akiri ni izina ry'Imana reka nkubwire nagindi vuze se kigiki ngewe rega ntago njya ntwika reka ngewe nivugiye part 1 na part 2 sinzi ibyo wumvise oya urumva hari abantu babyitiranya hari n'abantu baba bazi ko twese dutwika oya ngewe ntabwo nabisobanuye ko njye najya ntwika nusubukara ubu rero iyi nkuru tubuze igice rega nushaka kuvuga ku muntu ibintu bitari ibya nyabyo ngo nawe ngo bari aho ngaho batuje ngo ko bigaruye babiri nyine urumva nibyo ndi kuvuga kuri James nkawe yari kuvuga James ariko nanjye ndi mvuze urumva ntago umuntu ashobora kuvugaho inkuru nka kuriya James nyine ahantu ari ntago yababona ndabizi ko biriya biganiro ari kubibona ntago yabona umugore arimo amuharabika kuriya amuharabika kandi ibyo bintu atari byo cyangwa se ngo aze yisobanura uvuge ati umugore byageze gutya na gutya wowe ntabwo azagera komite zikururuka nk'izo njya mbona muri komite zawe bagize gutya ubu rero bino bintu abakoze ntibizagumye muri bigacu sajya kora zakabatera ziguma zigaruka nk'uko nawe ujya uzibona si ujya uzibona ibyo se bihuriye he ngewe komite yari yose umuntu yakwandika inkuru ibaye nini kuri wowe byanze bikunze izakabata zikunda kugaruka uba nyine nkubwire defo z'abantu ukuntu ziba zimeze kuba naba ndi kuganira ku biryo ugahita uza ukazana ku bintu navuzeho kera ibyo nta hantu biba bihuriye ni wowe ufite ikibazo rero we ahantu bitandukaniye we ni ku buzima bwe reka niwe utaravuze ko ari prank niba ariyo ariko we ari kwemeza ko ari byo bibaye ari byo rero ntabwo ibyo bintu byakomeza gukururuka kuko abantu bakomeza kubikurura baba batumvise icyo yabashatse kubabwira hanyuma rero nanjye abantu bajya bakururuka wenda bakivuga ibintu bitari byo navuze wenda ikintu cyose bakacyita amatiku ni ukubera ko babyise amatiku ariko ngewe ntabwo yari amatiku sibyo ni abantu nyine bitandukanye byari agahinda ariko nta nubwo navugaga ibintu bitari byo birakunda kubivuga uvuga yuko ukunda ngo nayo ndi kwivura ngewe of course ndi kwivura kandi nubwo nivuye ibintu bitari byo reka tubereke ibyo none zikara kino kibazo nako si ikibazo iyi nka twite saga twita saga kuko byabaye binini kuri YouTube use byabaye binini kuko urumva buriya niba umuntu ukoze inkuru biragoye ko naza hakora ngo iki gito ukuntu gikura ngo bakirebe
ariko bari kubavugaho bakagira gute bakanakunda kubigaruka bavuga ati mudere koresha ifoto yanjye muri kiriya gihe ari kureba yewe niba ari nabyo ndumva urukundo uriya mugore akunda umugabo we rwaba rurenze njye ntabwo nafata umwanya ngo nk'umuntu ngo azagaruka ngo ikindi kintu ngewe yansize kangaratete yigo agahishye karabo tubirekeraho tubirekeraho guhita umuntu aguta ibishimwe tuzakora pati tugenda kuri komantere z'abantu iyi ni inkuru ngiye kurangira ngo pati hano ngo pati tu no abantu nibumva nyine muri komantere umva twebwe nta solution tubonye sibyo solution ntayo urumva tubonye urumva guys urumva nari navuze yewe ikibazo nari nagize yego nyine yewe natangiye baganga ibintu ni prank yego nyine kandi dufite verisiyo yacu none tugeze hagati irahinda ndavuze reka muhamagare numva ukuntu ibintu bimeze mwumvisha ukuntu yambwiye byumvikanagamo ukuntu umvaga avuga gahoro yabyumvikanaga nta ribi nabyumvikanaga yego mw'abantu mwe ni mwege nko kuza kushiramo comment mukagira ibintu muvugaho ikindi niba ari nabyo koko ngiye ukuntu ngiye gusoza mvuga niba ari byo koko uriya mugabo ntago yari umugabo yaringirwa mugabo nibyo umugabo usiga umugore ufite umwana w'uruhinja kandi umugore akavuga ko nta kibazo ufitanye nta kintu kimwe cyemerera umugabo gusiga umugore hari icyo uzi njye ntacyo nzi nta n'ikintu kimwe cyemerera umugore gusiga umugabo ikintu cyo kigomba kubaho niba mwagiranye ibibazo mugomba edayeri kuba abayobozi babizi ubundi abayobozi ubundi ngewe iyo tuba twakoranye nawe urivane ku mazi se abayobozi warabibabwiye baramushaka byagenze bite ubundi Olive kuki ibintu yabizanye muri social media ako ushobora gusanga bari bagiye niba bavuga ngo dufite verisiyo ushobora gusanga bari bagiye nko mu midugudu babyarananiranye ntawe wamenya gakra nukuri erega niba vuga ngo dufite verisiyo y'umuntu umwe sibyo iya Roma ntago naza kwivuga amabi ngiye kuri kamera ubu rero gahunda ihari ni imwe abantu bafite gahunda ihamye cyane mukore gitumo muhajagajage hari ahantu bagiti ari mukimubona bakiti kuko biragoye ko wabeshya abantu kandi uba mu rugo urumva njyewe ngiye kumva izo mfite ntabwo ngiye mfashe umwanzuro ikindi ntabwo tubizi neza ko uriya mugabo afite akazi ngo twumve ko ako kazi yari afite yakaretse njyewe nzi bakora ibintu bya YouTube kubyumva yaba afite nk'ahandi yanakora ariko umva birashoboka ari YouTube gusa bakora ko bari kumubaza bati se ahantu yakoraga byari bimeze bite sibyo kuko njyewe warabaririje aracyajya mu kazi bimeze bite ntabwo tuzi ngo umuntu utarashobotse mu rugo ninde urumva umugore rero ntabyo yavuze kuko usanga baragiye kwa mudogodo baragiye mu mirenge bakabura gice umugabo bati rogongeye no umuntu tuzenda twicana hari n'abantu nabonye banditse muri comment ngo harya niwe wabivuze ngo cyangwa ngo yasanze umwana atari uwe nayo yaba impamvu nayo yaba impamvu iyo mpamvu yatuma usiga urugo gutyo ntabwo iyo mpamvu yemewe kara kugira ngo yongeye tubane mu utaramenya neza ko ari byo nise nupimisha umwana ibyo ndabyumva kandi ntabwo nawe ari byo umwana atari uwe nyine ntabwo nawe yaza uwe waza muri media wivugisha ngo ngewe kandi wize neza ko umwana atari uwo mugabo banzo nyumve kara hari igihe amagambo atuba ku rugo uzi guhora uca ku muhanda bavuga ngo ngura mugabo umwana utari uwe urubyiruko biryara mu mutwe none ko batogongeye iki gisobo ngumye ngendanye nacyo mu muhanda amagambo ni mugambo abizi nyine ko umwana atari uwe yabimenye hagiye abimenye no sinakubaza abantu umwana wenyine ntibyemewe ntabwo byemewe tuze gushira muri comment hano bitubwiye ntago uketse ko umwana atari uwawe ntago wemerewe kugenda ngo utware umwana wenyine ngo bapime niyo watwara umusatsi niyo watwara brosada wenda barajya umugore se yaba ari kuza kuvuga iki ko yaba ari amanjwe ari kuvuga babaye baragenda agasanga umwana atari uwo yaba ari amanjwe ni ukuri ko Imana ntabwo ibintu yaba ari kuvuga ntabwo byaba bisobanutse gusa nyine Olive ntabwo Imana ibijyemo ibintu byiwe shareka mu bwisukure niba ari byo koko Imana igutabare iguhumurize ikindi guye gukomera ibyo byo uvuga ngo n'abantu bamuhumurize ko kuza gutereta bamuhumurize rero umubyeyi uri mu bihe bibi wikorera izindi content ureke nyine kuguma muri ibi ngibi sibyo bijya bibaho kubabara urumva abantu babimenye ukajya nyine ukomeza kuvuga muri ibyo bintu nyine bitarakuvamo neza ukuntu commentaire zikomeretsanya use banza muri iki gihugu nta muntu agize commentaire ziruta izanjye pe
zirakomeretsa Comment. nyakara niyo mpamvu Cya. uzi yuko reka mubwire ngewe komenti ubu ngubu biragoye ko umuntu yakwandika komenti nyine ngo imbabazi sinakubeshya ntabwo ndi umuntu nyine ngo uri strong cyane ngo ku buryo ngo akunda abantu bamubwira nabi ariko nyine komenti ukizibona uravuga ati baba ariko urumva hari abantu biterwa n'ikintu nyine wavuzeho tu biterwa n'ikintu wavuzeho urumva abantu ntabwo bumva ibintu kimwe abantu nyine bakoresha amarangamutima bakiyumvira ibyabo hari abantu bari buze kumva ko nyine kwa ko bamenyereye n'ibintu by'amapranka ari prank ariko se prank utashoje uvuga ngo ni prank nyuma yahaje akavuga ko ari prank na shana umva abantu bose bamuseka kuko ntago waba uri umuntu w'umugabo wo kumva wataye umugore icyo gisebo ukakishiraho ukumva uri proud nawe mugore ukumva ko rwose kuba wavuga ngo umugabo yagutaye ari ibintu byiza ngiye kuri side yanjye iyi nkuru ntabwo nayishyiraho conclusion ariko ngewe noneho ibaze noneho umugabo njya akantaye we umugabo nyine akaguta ntabwo umugabo rwose reka ngwizukure umugabo wagutaye ntabwo aba akwiye kugarukira mu rugo umugabo yagusigira urugo wabaye wagize inshingano nyine we ni kuri side yawe kuri side yanjye ngewe untaye nta mpamvu n'imwe wampuye mbizi neza ko ndi nta makemwa abana ni abawe ntabwo ndaguca inyuma meze neza mu rugo ntako ntagira nubwo naba nkosa ibyo naba nkosa ibyo ari byo byose twabiganiraho ko ntabwo umuntu aba ari perfect ariko cyakora ikintu numva wenda umugabo yakakwiye gusigira umugore wenda asanze bamuciye inyuma cyangwa agasanga nk'umugabo mu rugo reka twerekurira muri iyo langaje karasibyo nyine ndikumvisha ikintu nta mpamvu n'imwe umugabo afite yo gusiga umugore ariko se urinda yihambira ku muntu urinze mwicana aho urwana n'iki wakigendeye ngiye ku isayidi yanjye nawe zizi ukuntu byumva rero ngiye kano kantu ko kwicana abantu bajya baza ntabwo njya nkumva umva impamvu kano kantu uzi ko bino bintu byo kwicana ngewe uzanye umuhoro ni urugero nkagira imana wenda ugasatura wenda nk'ahantu hato nkagira imana nkaba muzima sinakora akenshi uzi ko ntabwo wenda ngiye kubihamya ariko akenshi abantu bicana bose baba habayemo guhangana kandi bindi kukubwira nyine wahora umugabo wenda byari bimurambiye ubonye umuntu azanye umuhoro ni urugero tekereza ko umuntu ubugome bwose aba afite urumva ineza ihosha uburakari sibyo ukiyabara uvuga ati uwo kabyara wenda kwinyiza ndabizi wanyica rwose uranshoboye rwose biki n'ibiki ukaba ushaka nama yo guhita usohoka nawe wakwifata ukongera ukagaruka muri urwo rugo menya ngo hari umunsi azaza none abaga ijosi nyine wisinziriye nyine ushobora gusanga nawe ntabwo tuzi ko ntabwo niba umuntu undi yagushije rimwe akagusha kabiri ubibona byanya by'apana byanya byo gukina ariko n'abantu barwana ubona ari ibintu nyine biri aho ngaho buri wese nyine yashyanutse hari ukuntu abagore bashyanuka na wenda ntabwo wenda abona ko byageze kuri standard uretse gato uri umugabo Kibisa azanganiriza we na madamu n'undi ni umugabo ariko byumva wenda umugore ukahita usanga wenda ahagaze ku muhanda n'umusore ntuzi ibyo bari kuganira ariko uburyo nyine bahagazemo urabona ari nyine bitubashywe ukamubwira ati madaduta agahita akubwira ati ntahese tuvanye aho uvuye wenda ni urugero ubwo byene ni agasuzuguro ntuzi impamvu nyine ahagaze aho hantu yaza no mu rugo wamaze ati guhagarara umuhanda kuriya ko ufite urugo uramuntu kuki utamuzanye mu rugo ngo muganire ngo umbwire ko ufite umushitsi agahita akubwira ati ibyo ntabwo byakurebaga ukamukubita urushyi uwo muntu ninde waba uri mu bakozi njyewe uzi ukuntu ntekara wizana ibyo kuko uteye we vuga uwaba uri mu makosa icyo gihe umugore agomba kubaha umugabo icyo ni icya mbere sibyo ikosa riri niba byakoze nde uwo utubashye uwo ugomba kubaha yego oya ubundi muri rusange bose bagomba kubahana ariko icyo gihe ariko umugore niwe uba watangiye agasuzuguro sibyo iki ni ikibazo rero yagukubita urushyira umugabo nawe agahita ushagira gushyanuka ngo nawe urazanye ko uvanga n'ukabagera ngo njye barakubeshya ya harashyaga kongoka ngewe ntabwo mpamya neza ko uriya mugabo atarabangamiye kuba yakoze kiriya kintu iyo ni opinion yanjye sibyo ntihagire unyumva nabi hari n'abagabo batinya inshingano
njye nahita Gusa mbibara ni ura- nk'uko nguko nahita mbana uyu mugabo urabona- yahunze inshingano urabona uriya mama asa nabi ku buryo yavuga ati wenda yamugoraga mu nshingano ngwiki ubona asa nabi ubona asa nabi wenda ngo yamugoraga mu nshingano mbonye asa ndabona asa ni neza buri rugo rwose zo ubonye umugore asa neza ngo niki Erega, ntango se abagore batunzwe n'iwabo nose ninjye waciye uriya mugani ngo Ntango. niba ushaka kubona ko urugo rusa neza mu rugo cyangwa bwishoboye turebera ku mugore ibyo nta hantu bihuriye umugani se ntawe uzi ntabwo uzi ngo umukobwa ashaka akajya ajya gupakira umuceri wabo n'ibiki byose akabizana mu rugo aka no kwihambira ahubwo zibaho izo ngo yego zibaho njye ntazo nzi umugari gashaka urwo rugo naba wita ni nk'aho n'ubundi ariho uri nyir'urugo uze kujya kuzana ibiryo ni ukuri hari ingo zitunzwe n'iwabo n'umukobwa none se akubakira kwiyemera ushatse kuvuga ko nta hantu uzi umukobwa amutera inda iwabo n'umukobwa bahita batanga n'inzu n'ibiki byose bakajya bavuga ati byose tuzabibonye ariko mubane nka rero uwo mugabo se ubundi ubwo yabura gusuzugura atera ariko ibaze umugabo ugusuzugura abizi neza ko iwanyu banamutunze akajya anaguca inyuma akajya anakora ibiki byose baranamwihangane ariko reka twiganire ku musozo reka twiganire ku musozo tuzakora iki kiganiro nimubishaka bitewe na komantere muzaba mwateye kuri iki ngiki ntibaye naho twakosheje dukosore ahantu twakosheje mutubabarire ariko nibaza ko nta hantu twafuse akora niba aho twakomerekeje hari abantu niyo James yihangane niba aho twakomerekeje uriya mubyeyi nawe yihangane kandi niba koko biri byo mube hafi ni ukuri mugumye mumuhumurize niba ari byo mumuha amafaranga mumuhereze ku mafaranga amafaranga ariko n'umuntu agugira n'igitekerezo none se uriya mugore yabatunzwe n'iki ko uyu mugabo igitekerezo uri kuntu ubaho nusi ntari abandi egaragara ugira ikibazo wenyine nusi niba utandukanye n'umugabo wenyine haguruka babashe kuba wabivuga kuri social media si bahari se benshi icyo nibaza mu buryo bw'ibitekerezo ushaka kumugoniza vuga muri mantari bazajya kubikuza gute ko ari couple bazajya amafaranga azazaho bazajya kubikuza akajana ariko ibintu bino kuncagaho bigeze kabisa ninde baha message ubundi abantu bafatanyije channel bigenda bite konte wenda abona konte ubwo ngubu ngewe mba nkora YouTube umugabo wanjye adakora akazi kamwe nanjye njya guhemba nyine nka mwana y'abana nayo bimeze neza cyase nakubiswe mugabo ibintu ntabwo byoroshye urumva akabifata nyine nk'ibintu bisanga akurumva bo bajya gufata gute umugore n'umuntu umwe n'undi niwe ujya kuyafata nyine konte sibarurwaho abantu babiri bari umuntu umwe kwa muganga basanga konte baruye yihe ku mugore ariko nyine bayifatanyije kuyifatanya se kuyifatanya uri kubyumva ze mvara nkubwira ikintu kimwe konte bagomba kuyifatanya konte ibarurwa kuri inde ntubizi konte ariko hari konte barasezeranye yego hari konte ufungura urumva waba mugenzi wawe ataje ngo muyafatire rimwe buri wese ntabe yemerewe nyine kuyafata ntabwo tuzi ukuntu bayifonte babifunge kubwo Oliver ari gukora aganze kunze ngenda afite uburyo azafata n'ayo mafaranga akaba yagirira ubu rero niba ari umugabo agomba kujya yafataho n'ubundi ubwo se yaba ari gukorera iki nyina kwenga ibi bintu oya kugira ngo ibindi bintu bigende neza ibintu nabikubwiye ngo naza twereke umuntu ujya ujya kubikura nakubwiye ngo ibi bintu dufite verisiyo y'umuntu umwe yemeye kutubwira ibyo ashaka umunsi tuzabona verisiyo ya James nawe ngo agire icyo aza abivugaho impamvu yari yagiye James azaza avuga ati ngewe nagira ngo ndebe uko abantu babifata ni ibintu twagira ngo turebe uko abantu bafata y'abantu batandukanye reka twisoreze twishimira abantu bakora ikiganiro cyacu paka gisoje paka kinarangiye nawe mushyashya tera komantere ni ukuri pe wakora subscribe ikindi rero mva nkubwira naje gusanga niyo rwego bakora subscribe nta niyo banakora warabibonye biriya bintu kugira ngo se tujye tuvuga ngo hari umuntu ugiye kuvuga ngo muyikore cyangwa mubyore muyikorera ikeneye ariko rero mva nkubwire abantu ubundi ikintu batajya banasobanukirwa ushobora kuba ufite n'ubundi abantu 500 ngiye mfite abantu 300 nakurusha views n'ubundi nkahembwa reka duhembwa kuri views tubizi se urumva aba subscribe ni abantu nyine biba bigaragara ko abantu bagukurikira ari benshi ari byiza ariko ikintu cyo gikenewe cyane bura ni views guys mujye muri cyane cyane aba diaspora mu nkunda karara nawe ushara bakunda shara abantu bankunda cyane barabakira ngo se
hari abantu banyandikira bakambwira ngo shaho ngo video yawe ngo bigenda bite ngo kugira ngo igire abantu benshi ngo ndayireba nkayisubiramo ngavuga ni wow nkumva nyine uwo muntu arankunda byahatari nkumva mbuze nk'ikintu nyine mu akavuga ati ntacyo mfite cyo gukora ariko views none wari wambwiye ibintu biransetsa ngo yajyaga mu publicité bakihutisha bakabona ziri kumutindira ngo nawe nzikora mwaniye uramenya ahubwo publicité ndiza uyireka niba umwunda rwose uyirebe publicité nyine yuje muri ibyo bitugira akamaro kandi baza ko umuntu wese aba yifuza ikintu cyatugirira umumaro niba bakagukunda ntabwo yakifuza kubona nyine wandagaye mu muhanda aya ntabwo nakwandagara ibyo cyane n'urugero aya mu bintu twasengeye Imana n'urugero nta rugero we nta rugero rwo kwandagara mu izina rya Yesu ntabwo yakifuza kubona iri mu muhanda nyine oya ahubwo ntabwo yakifuza kubona ntafite kudufaranga kuri udufaranga ni umusebo kwera buriya amafaranga ni meza niyo mpamvu amafaranga iyo yafite uvuguruza ibintu kandi byari byo iyo ufite ifaranga hagatisha ubundi niyo ufite ifaranga ebana aho utinya hatuma ikigoryi urumva iyo ikigoryi iyo ugitumye ufite ifaranga urakibwira ati wowe genda ujye kuvuga ibi n'ibi ngiye nigaramiye nuko biba bimeze yego wiganye wiganye kaje amakuru reka twisohereza turi kurambira abantu bacu ngewe ntabwo ariko nyuzwe ni ukuri pe ajya sinyuzwe ngewe ibintu nanjye ngewe mfite verisiyo imwe ndabona nzakora gituma ariko yego ugiye gusimbura bagiti oya se ko nkivuze ra nakabaye nagikora ubundi ngewe nakabaye ariko asha baba ahantu kure kandi umva ugiye gukora gituma ugasanga abantu ntibahari wabo ntabwo nakora gituma ntabwo nyine natungura abantu tutavuganye wapi ariko niba ari byo pe ntabwo ngende kumukina ku mubyimba niba ari byo Imana ikorohereze ngewe nyine ntabwo ari ibintu byaba ari byiza ntabwo cyaba ari ikintu cyiza ariko uwo mugabo nyine nahita amufata nk'umuntu nyine wahuze inshingano cyangwa se ariko si ubu numva nkubaze uretse gato tutarasoza oya ibi bintu nabyo baza batugize nk'injiji we gute umugabo mubana agusiga agakuraho telefone ntujye kurangisha ubundi waba ubizi neza ko uwo muntu yamutwaye koko bamwishe ahubwo yakabaye ku kiganiro akora cy'ubukurikira avuge ngo ngewe ndarangisha umugabo wanjye namubuze ajye no kurega niko bimeze ariko yavuze yuko aho ngaho waba umurenganyije nawe yavuze ko ibyo bintu yabibonye kuva hashize igihe abona amacati bacata urumva wowe yahise yiyakira hasi unasura ni uruhinja rubura hano uruhinja rubura kara aho kugira ngo roze uriya ari igitambambuga mbere yuko akora ikiganiro ari kubanza akajya mu bayobozi ahubwo azakora ikiganiro atubwira ko abo bayobozi babizi baturanye bazi ibyo bintu ko umugabo yamutaye iyo umugabo yagutaye rega aba yagutaye kugira ngo ufate decision yo kuza kubivuga ni uko wakonfirmye ko yagutaye ahubwo ni uko uba unabizi neza impamvu yagutaye cyangwa hari impamvu atari kutubwira sibyo karaga twisoreze kadusoza ariko nsoje ntangiye kugira ubwenge nanjye ntabwo ndafite confusion kuko urumva njye nakubwiye ngo dufite verisiyo y'umuntu umwe watagize ikindi kiyeho ikintu ndi gutekereza rero ibintu biracanganye nakubwiye ngo biracanganye nyine impamvu bicanganye niyi nayikubwiye dufite verisiyo y'umuntu ariko icyo nibaza se ariyo ngo uriya mutipe nta famiye agira ntabwo mbizi ku buryo hari buhure n'umuntu wo muri famiye y'umutipe ushobora kuza ariko ushobora kuza ngo avuge cyangwa nawe ngo akore ikiganiro ari kumwe na mwene wabo ese yagerageje kuyentereve ngo nta famiye imwe agira imukomokaho n'imwe niba ngo famiye ngo nabo ngo ntabwo abitaba ntabwo bamwitaba ngo ntabwo abitaba aha bivuze ngo uriya mutipe yarenze ihaniro aha shaya noneho ibyo natangiye kwemera ndumva nabyo biri confusion ngende guha 80% by'ibyayo ko ari plank seriye ahubwo ni 90 ndakora ngende kubiya ko ari plank bari bategetingaga audience
ubundi umugore umugabo yataye ebana n'agatiro ntaba akikibuka. none yagiye yikoraho. Gerard unatunga ushobora kwampiningira akariki ka cano yanjye hasi. ikindi kintu ntekereza, umugore umugabo yataye yakabaye atekereza akaba ari we bajya kwisangira iwe bakamukoreshaho ibiganiro. Yamusanze kuri ki? Kuri tere. Ego. Kuki ajya gusakaza inkuru ko umugabo yamutaye? Bya bintu ubanza ari views we. Narampitana niyumva navuze ngo ubanza ari views kandi mfufugishije. Oya, n'ugukeka ariko bino bintu byanyu. Sha n'ugukeka ariko bino bintu birimo akantu tu. Nka kuriya Gasaro yamukoresheje. Amusanze iwe. Biriya ni kubundi agakwiye kuba bigenza buri muntu wese wamukenera akamusanga mu rugo. Sibyo? Nese umwana ari kumusigira ndeko yavuze ko nta n'umukozi yari afite. Wenda afite murumuna we ariko wana afite murumuna we. Se kwirirwa ugendana umwana byo usiga umwana w'amezi angahe ku mwana we yambwiye ko ngewe atarava ku ibere. Utusiga umwana sukajya mu biganiro wakaba bikorera iwawe n'ubundi bakabira abakeneye kumenya ibyo bareba. Sibyo? Abandi bakikorera inkuru kuko ngiye ndamutse nkoze inkuru nzi neza ko ari ya nyayo. Ntago ngiye nkwiye kujya ku yandi macano njya gukora ibiganiro bamamagara buri kanya ngo ngiye gukora ibiganiro. Kara ibintu tubikore muri isomo nuko ibyo dukwiye kwigira muri ibi. Isomo hano rero nashiramo nuko urugo umugore n'umugabo mukwiye kubana mu bibi no mu byiza ariko mudashyigikirana mu mafuti. Kandi ayo mafuti mvuze biterwa nayo wowe wita amafuti. Biterwa niba bo babona nta mafuti nta kibazo pe. Ariko bibaye twebwe ukuntu tubibona nyine nta makosa. Kuba wavuga nyine ngo watandukanye ngo umugabo nyine yaragutaye. Ngisewe. Ibyo bitandukanye no kuvuga umuntu ngo yataye urugo kandi ukabizi neza ko yarutaye. Nk'ubu nkanye wenda iyo menya nk'iyo nkuru nkavuga nti uyu mugabo yasitaye uyu mugore. Bikaba ari ibintu nyine byanyabyo kuko yaramutaye ukabizi neza ko ari byo. Nta kibazo cyaba kirimo wenda akaza we yisobanura. Kavuga ati nibyo koko ibintu bavuze nibyo. Cyangwa se akicecekera kubw'ubushake bwe. Ariko bino bintu nese kuza mu itangazamakuru yashaka iki? None bitangiye kuncanga reka nigende. Guys, muze kutubwira namwe sibyo? Kuza mu itangazamakuru uvuga ko urugo rwawe umugabo yagutaye kandi ukavuga ko yanagaruka nta kibazo. Ubwo niba ukimukunda wawe ukimukunda ntabwo wakawe ujya kubivuga. Abantu araca kubifata ko ari uburyo bwo guteguza abantu ko n'itema azagaruka. None barakare cyane kuko niba banagaruka batazabitindaho. Atazabitindaho ko yamusebeje cyane. Umugabo ngo yaragutaye ngo nta kibazo kimwe mwari mufitanye ngo nta kantu na kamwe ngo mwarakundanaga cyane ngo ebana ngo abagore basigaye bagira ibanga da. Yego. Banze byarahindutse ni sawa. Garasigaye bagira ibanga. Yeraga ibintu ndi kubikira. Umugore yaza agatwara umugabo pe mu rugo kaza kamuvuga kuriya neza. Yanakubwiye nabi ari kugukupa. Simbizi. Guys, reka ndekera ahangaha kacaho ukuntu nigira muri salo niba nabuze none ikintu nkora muri uyu mutwe ndakurahiye iyi ngofero nayo ndabona igiye kunzonga guys. Iyi ngofero igiye kunzonga kubera ko kagasatsi ngiye kukadefiriza nagakozeho. Reka rabashimire mwese reka tubashimire abantu wese bakomeje gukurikira ibiganiro bya Clara TV show. Mani komeze kubarinda ikomeze kubagura mukomeze munshigikire. Hanyuma ni ibintu twavugagaho nkuko nabandi babivuzeho. Iki nyine urumva njye mbona mvuga ku bintu nkabona abantu baje muri comment niba ngiye ntemere kuvuga ku bantu ariko abantu banjye mubare mu nsubize ntarasoza kino kintu ngewe mwumva nazajya nkora izihe content.
kuvuga ku bantu nyine ntabwo mubiri nshaka murashaka njye nikora utuye tuntu ko njye abantu mba nubaha nimwege mu ndeba basheri munyibwira ibintu nzankoraho niba mwumva ko umuntu baba bamuvuzeho nanjye simbe nagira ikintu cyo kuvugaho kandi ari content mwumva bimeze bite ntabwo nemera kuba navuga ngo iki kintu ko nyumva njyewe ntabwo ibintu byose uko mubifatarega ntabwo ari ko babiri sibyo njye nta kibazo na kimwe mujye mukurikira ibiganiro byanjye uko nabibahaye mu birebe mutere comment ko mubishaka ariko ntimuvuge ngo wabuze ibyo uvuga ngo wabuze ntabwo mbura ibyo mvuga njye simbura ibyo mvuga nimbibura muzabona nyine n'amazu iminsi nyine nta proding ntafite icyo mvuga nyine ntabwo nta proding sibyo Imana ikomeze kubarinda rero kwa Clara TV show nakagaruka fisi rero muze kumuha amanota mumwire niba turi kwimenyereza yahaguma cyane hagume cyangwa muzane ndamuzana vanga kuko hari ibintu turi gutegura byo kumurika urukweto rushya yaguze ngaho mfako kara sasa